bakunze impambanya TV Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero tubabajwe no kubagezaho inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Uwineza Emeline akaba ari umukozi w'Imana muri itorero rya ADPR Paruwase ni Bukane, itorero nani rya Bukane. Akaba rero yatabarutse. Tubanje kwihanganisha umuryango, ababyeyi be, bavandimwe, umuryango muri rusange ndetse n'inshuti ndetse n'itorero yasengeragamo. Twifuje rero kugira ngo tuhababere. Uyu mukozi w'Imana yagiye akorera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Ari umuhanuzi, benshi turamuzi, iyo mpano rwose yayikoresheje neza. Uko abonye uburyo yakoreraga Imana kandi no mu burwayi bwe yakomeje gukorera Imana. Rero komeza gukurikirana, sindi buvuge byinshi ahubwo kurikira video. Turavuga rero twari turi kuvuza ahandi, reka twimure tumujyana mu Kizungu, ngira ngo twamubanje hano kuri hopitali twohereza i Butaro yamaze hafi amezi 6, tumuvanayo batwohereza i Kigali Indera, bavuga ngo hari ari ikibazo cyo mu mutwe. Tugezeyo tumarayo hafi umwaka. Muri uwo mwaka twagize amahirwe ibitaro by'Indera bimutaransifera Roi Faisal bamukora ibizamini byose, bamuha ifoto yerekana ubuzima bwe. Ikibazo kimera nkaho kigaragaye, ariko dogiteri arabona. Abuze baradusezerera, tuje mu bitaro bya Ruhengeri. Bigeze mu bitaro bya Ruhengeri baravuga ntacyo bakora, ni kumujyana mu rugo. Tumugeze hariya mu rugo, abaho aza gucamo gahe gatoya kubera gusenga Imana, kuko yakunze gusenga Imana. Arakira, agenda nk'ukwezi kumwe. Uko kwezi nta nzakwibagirwa, mbere na mbere kugira mu mujyi yaje kundeba mu isoko. Arongera araryama, aba mu rugo, arakomeza ararwara. Twari dufite randevu y'umudogiteri agomba kumureba CHK, agendeye kuri ya foto. Ubwo turabirika uko igihe cye cyararenze, baduha amezi 6, barongera baduha umwaka. Mbese indwara iranga. Natinze rero, Uwineza yari inshuti yanjye. Ikintu atabwiraga bene nyina kibi kibaho kiri ku mubiri we, ninjiye amazi yo kukibwira. Ubwo amaze amezi agera muri 7 tumusubije mu bitaro hariya bya Ruhengeri, tugasenga Imana igaceceka. Hari Imana iceceka hase Uwineza tuvugana byinshi. Arangije arambwira ati waguzwe kuri gari cyangwa ufite mubwire Uwineza no kurambira ati nta mugisha nawe ukundaga, atari kuri uyu munsi turarana atufumba
bikorwa bimeze bite arambwira ati njye narangije gutunga ati icyo ukora abantu baje bona barababwiye nawe mbere umwemerere ati mumbabarire nuko ati umwanya wo gusenga turasenga ngiye kubona abarambwira ati ndashonje maze ati ndashonje shakira ko nagira icyo muha ni neza arahamwa isosi kumva byari byaje ntabwo bishobora gukina mpaka aje ambwira ati ndahazi aje ambwira ati ngaho senga ari mu ndirimbo yo mu gitabo ariko ijwi ritari kumvikana ko nari ndi kumwumva ubu ako kanya ni neza agasinzira ibitotsi byinshi iyo wasinziriye nuko agera ku mugoroba kugeza akabantu atyo wakoze inshuti yawe wakoze byinshi wineza mbere y'abana wineza yaransengera wineza yarampuye zamufashe nanjye nzahurire na ishuri neza nawe rwaje igihe kinini neza ndarageza n'umurwayi ariko igihe kimera yambwiye hari ku wa mbere ambwira ati witonde imbere y'umwana mwiza ariko ndabanza kukubwira ikintu kimwe cya mbere ngiye kukubwira arambwira ati mu gihe uzaba ubabaye uzasenge cyane amaze gupfa kandi arambwira ati igihe cyose uzaba mwishwe n'agahinda ugasanga musaza wanjye bizakwira bizagufasha kandi arambwira igihe cyose uzabona wafashwe n'agahinda cyane gakomeye mama arahari kuri wanjye barahari ariko muri byose uzegere mama mugisha kuri uko gakobwa arongera arambwira ati ngiye kuvuga byinshi ariko muri byose nari mashije kumenya amarenga ye igihe yazaga muganga yari atangiye gucika intege yatangiraga akazamura agatoki ngahita amenya ati hamagara muganga ariko bose narabyihanganiye barabibaho ariko umuntu ufite umubiri wese ajya amenya ko nawe byamubaho neza tubaga turi muri shambure yatera isengesho bikuzura abantu benshi nangaga kubabwira ko harimo ineza urwariye mu kubera abantu benshi bakurungu naho byari bigeze naravuga ati ntabwo nzatuma hari abantu benshi bakwegera yambwira umwaka ugereho ndazagaruka undi munsi ntabwo ari byiza ko mwese ko muhahurira arangije arongera arambwira ati uzabe hafi mama ati kuko ngewe igihe nsigaje hano ati ngewe mfite kwizera ko tuzavana mu gisazi tukongera tugataha ariko byinshi byagiye bihinduka nzi ko bizamutahana mu rugo ariko ntibyabaye ariko nta kibazo ubundi ubuzima bwe nageze igihe icyo nanjye naramusabira kuvuga ati mwana ese uracyabaho waratwirengagije kandi yaragukoreye cyane
ubu icyizere ko wenda muri ijambo rimwe uzatubwira ngo rizaduhumurize. Yongera arambwira ati mwana wa mama dore mu bitaro bazi kuri murumuna wanjye uzamure hafi. Igihe kimwe abadogiteri baraje amajije kuremba barampamagaye nijoro akunda kwinginga mu gitondo saa 3 bungezeho. Abyutse saa 12 ndoga ntega moto ubundi ati kajye kureba umuvandimwe. Ubundi ati niwe w'Imana no muri iki gihe yararwaye cyane, yafashije abantu, yasengera abantu. Ikindi kintu namuvugaho, ku wa kane uyu nguyu twari turi kumwe twamurwazanyije, yari yaje ari ku wa gatatu bari bwamupfuke. Ubwo nyine arataha, amaze gutaha ku wa kane harashya, yumva nyine ameze nk'uko yari asanzwe ameze. Ariko mu ijoro ryo ku wa kane byabaye amateka kuri njyewe ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Byabaye amateka kuri njyewe kuko yaranyigishije, nibaza byinshi kuri Uwineza, nibaza ku Mana, ariko ndangije ndavuga ngo kuko ari Imana niyo yabishatse kaba we. Asize anyigishije gusenga ndetse no gukunda Imana cyane. Kuri iryo joro ryo ku wa kane nari nzi ko buri buke birangiye, ariko Imana yongera kumwongerera iminsi yo kubaho. Ubwo rero muri ku wa kane nta kindi kintu yambwiraga gusenga, nasenga, nzana Bibiliya n'igitabo mbishyira ku musego, akambwira ngo reba aya magambo ari aha ngaha, nkayareba, akambwira ati soma, nkasoma, akambwira ati ceceka, guceceka, agasinzira, yakongera akambwira ngo turirimbe indirimbo. Ubwo nyine igihe kiragera, arangije arambwira ati rero ufate igihe cyo gusenga. Twasenze Imana, muri uko gusenga Imana yadukumbuzaga gukunda Imana cyane, tukayubaha, akatubwira ngo tuzakorere Imana, akatubwira njye n'uyu mugenzi wanjye ngo tugiye gusigara, ngo tuzakundane ntituzibagirane. Cyane cyane yakundaga kuvuga ngo twiyeze. Ubwo twakoze mu bishoboka byose turasenga. Noneho ku munsi w'ejo byari bikomeye cyane, tubona biranze, akazi turagahagarika, ibintu byose turabihagarika. Mugenzi wanjye mubaho ndi mu bindi, ndi kwirukanka, ariko mbonye mugenzi wanjye imbaraga zibaye nkeya, mubaho nanjye ndagenda kugira nicara iruhande. Nta kindi yambwiraga kuko yarageze mu gihe cyo gukoresha amarenga, kuko twari tumaranye igihe kirekire, twari tumaze kumenya icyo avuga, uko avuga, mbega n'ibyo ashatse kutubwira. Ubwo yari muri bomboni, akambwira ati gira gutya, nkagira gutya. Birangije ubwo nyine ndamubwira imise mbe ngiye, arambwira ati guma aho ngaho. Mu magambo mperuka kuvugana nawe ndetse mwibukiraho, mu gutaha kwe yagiye arimo asenga, nta rindi zina yahamagaraga Yesu, 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 Yesu. Arangije kumuhamagara arambwira ngo nimfate igihe cyo gusenga. Ibintu yakoraga byari ibintu byo kwitangira umurimo, bityo rero ubutumwa bwiza tuzibagirwa, Uwineza tuzakomeza. Akandi gatoya navuga, twabanye muri gurupe yitwa Barashi, yakoreraga muri paruwasi ya Kabwende, nari nyibereye umuyobozi. Uwineza hari igihe yagezemo yasa n'uworohewe, amaze koroherwa ahita atubwira ngo mpagurukiye gukora umurimo w'Imana. Icyo gihe ndibuka twajanye ahantu muri paruwasi yitwa Ivuga, tugenda ku wa gatandatu tujanye na gahunda yose muri rusange. Ahagurutse
agiye kubwiriza iriya ndirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, yarayikundaga cyane, arayituririmbisha atubwiriza ijambo ry'Imana, arangije aratubwira ngo mukwiriye gusenga kandi mugakiranuka kandi mukambara ibintu by'imbaraga z'Imana, mugakoresha uburyo bwose bw'imbaraga, mugenda mushakisha n'imirimo izababera urwibutso rw'ineza. Rero naruhukire mu mahoro, kandi umuryango usigaye namwe mukomeze mwihangane, Imana ibafashe bose. Mama we rero nawe ahaguruke banamufashe nawe tubona. Bageze abanyereza i Kigali muri CHK Inyereza wa Faisal nabaye neza ndi kumubungana, bageze baratubwira ngo tujya turategereza muganga wo hanze, turabunga twagiye bameze ngahe muganga turi kumubura, iby'Imana ikora tuba turaje tutira nawe reka tugiye mu Ruhengeri tuzamugarura, tugeze mu Ruhengeri tuti noneho aho mbere iyo hose reka ngere mu rugo, ndaza njya mu rugo, eze mu rugo tubayo umwana Imana imuha agahenge gake nk'ukwezi abarorohewe, akajya araza gusura na ba nyina wabo, tugeze aho umwana arongera yikubita hasi ntakweguka, tugeze aho tuti noneho reka tumujyane hano mu Ruhengeri, mu Ruhengeri dukubise i Kigali kangahe, noneho nashimye umugore witwa Fonsine wazirunguye, abonye ni hano kugenda buri munsi atumva rose pesi, icyo nakumarira kitabana hano reka ngo yawitonze wenda gucumbure n'icumweru, ubwo ampaye umukobwa witonze aragenda aba mu bitaro, turi kujya turamugemurira, gashimira n'abana banjye bambaye hafi rwose ntacyo batankoreye, sinakundaga no kugenda ngo njyanye ibiryo nibo bagemuraga, noneho bigeze aho umukobwa ananiwe, ubwo bagiye kuzana undi mukobwa urabari kuvuga bati niho waryama hano abana rwose mwana ndabashimiye ntacyo batangure neza pe mu mwuka, Imana izabaha imigisha nta kindi ntabitura. Don't be a